dutangiye agafilimi kacu k'uyu munsi. Bari baranga bazanye umugabo uri mu kagari ari kwa muganga, bari kumwe n'umuganga. Hanyuma umuganga aza bakurikiye, hashize akanya abwira umugore ati umugabo wanyu rero birangiye arwaye pararizi, azakugendera mu kagari ubuzima bwe bwose. Haje ambwira ati ariko umugore we waza tukavugana, tukarara hano mu cyumba tukagira ikintu tuvugana nk'ikintu mubwira. Umugore ambwira ati nta kibazo twagenda. Hanyuma umugabo asigana na wa mwana wari umutwaye mu kagari, bakinzeho. Hanyuma bazanga baza kuganira, nuko umugore anagahinda kenshi ambwira ati rwose dogita, ntabwo bino bintu nabyihanganira, ntabwo nabana n'umugabo ufite ubumuga. Umugabo amubwira ati ntabwo sinzi ko nawe bishobora, uracyari umukobwa, uracyari muto, ufite imyaka mike kandi uri mwiza, ukeneye umugabo uri iruhande rwawe akaguha icyo wifuza cyose kandi akagukora buri kimwe cyose wifuza. Nuko umuganga arambwira ati njyewe nshobora kukwigisha uburyo ki ushobora kwita kuri uriya mugabo ubana n'ubumuga, ugendera mu kagare, hanyuma ukagira n'undi mugabo ugukunda kandi ufite amafaranga. Hanyuma umugore arambwira ati njyewe ndagomba gushaka ibintu nkora, ntabwo ngiye ntegetswe kwita kuri uriya mugabo, kandi nkeneye umuntu uzajya ungurira ibyo nifuza. Nshaka umuntu uzajya umpa amafaranga, kuko uriya mugabo nta mafaranga afite, ntiyangurira bage zihenze, ntiyangurira amashanete ahenze. None uri kumva najya nambara amakanzu ahenze gute? Ntabwo ngomba kubana nawe, ahubwo ndashaka undi mugabo ufite amafaranga. Uri kumva ibyo bintu nabikora byaba ari ubusazi. Hanyuma wa mu dogiteri atambwira ati bibaye byiza ntabwo byakunda ko twahura saa 2 tukaganira. Nuko umugore aramubwira ati nta kibazo, ubaye ushatse ahantu heza twahurira. Umugabo arambwira ati ahantu heza rwose twahurira ngakubwira. Umugore arambwira ati muganga arambwira ati ni ahantu hibanga uraza kuhamenya. Nuko arangije amuhereza nimero arambwira ati uzi kumpamagara. Nuko wa mugore ahita agenda. Nuko Stella ni wa mukobwa wa mugore ndetse n'umugabo ugendera mu kagare, yarimo akora isuku papa we, arimo amubwira story, amubwira ukuntu ku ishuri bimeze, ukuntu imibare bikomeye, afata buri hantu hose amuhanagura. Umugabo atekereza ukuntu azabaho muri ubu buzima, atekereza ukuntu bizagenda. Najya mubwire kandi subscribe niba rwa mbere uje kuri channel yacu, kandi bibaye byiza video yacu wayisharinga inshuti zawe nabo bakayimenya. Nukuri wakoze igikorwa gikomeye cyane, tukajya twireba udufilimi twiza tw'ubuzima ndetse n'udufilimi tw'urukundo, bityo tukajya tureba filimi za buri munsi. Reka rero dukomeze tumenye isi biraza kugenda gute akantu ku kandi. Isi y'umugabo kari mu kagare, kugendera mu kagare, kandi umugore we akaba akiri muto, akaba atihanganira kuva yabana n'umugabo ugendera mu kagare, biraza kugenda gute? Ahangaha Serena niwe wari uri mu nshingano, yaratangiye kujya yita kuri papa we, kandi ubona ko papa we nyine abyishimiye. Ariko umugore we ari we nyina wa Serena yaratangiye kujya yivugishwa ngo arashaka ko aza gushaka impapuro za divorce, ubundi akazisinya. Ati kuko ntabwo umugore nk'uyu nguyu, umugore ukiri muto ukiri mwiza, yabana n'umuntu utamwitaho, yabana n'umuntu ugendera mu kagare. Umugabo aramwinginga avuga ati se wa mugore we, ubu twumva ari umwanzuro wafata. Umugore aramubwira ati nta kibazo, ati se Serena we azabaho ute? Nuko umugore aramubwira ati Serena uzamwitaho kandi uzabana nawe. Ati rero mu cyumweru gitaha nzakuzanira impapuro zo kugira ngo dutandukane, impapuro za gatanya kandi abizo uzazisinya. Umugabo agenda karamwishe. Umugore arangije arigendera. Serena nawe akomeza za nshingano zo kwita kuri papa we, bari bakundanye. Bigaragara ko nta kibazo Serena bifiteho, nubwo nyine biri gutuma atajya ku ishuri, ariko akomeza kwita ku mubyeyi wiwe kubera ko arabonye ko mama we nta kintu abyitayeho. Nuko bari bayipanze saa 2 zarageze, barahura baza kunywamo, baza kuganira. Nuko Serena yaciye aho ngaho rutonera avugura kugira ngo ategure papa w'ifunguro rya nimugoroba. Abarababonye agenda karamwica, abona ukuntu nyina yishimye n'undi mugabo. Wa mugabo kumbi ni wa muganga yahise amubona. Serena arangije agigendera, yumva ko nyine ari ikibazo gikomeye, ariko nyine mama we ukabona ko yishimiye ubuzima arimo, kandi umugabo we arwaye. Baje ahangaha baramutegereza, hari nijoro cyane, hari mu masaha 4 saa 5. Nuko umugore yaje yasinze, aza nyine yihagiye, aza yishakira n'ubundi cyo kunywa kuko ntabwo yari abitayeho. Serena yari yasinziriye we nk'umwana nyine, ariko umugabo yari yicaye ategereje. Umugore yaje afite inzoga mu kirahure, aza basanga, aravuga ati se ibi ni ibiki Serena yigize? Ati undi umujyana mu cyumba, yaje kurara ahangaha kubera iki? Nuko umugabo arambwira ati se kurimo uranisha umutwe, kurimo urashaka kundira nawe bimeze bite? Umugore kugira ngo amwumve, arangije agenda yibyinira yisekera, aramubwira ko
agomba kunywa, agomba kwirira ibyo ashaka, ati kuko uyu mugabo we yabaye nyine utagira amafaranga. Serena bwageze mu gitondo kumbi na papa wese ziri mu kagari, hanyuma mama wabo umugore ari we mugore w'uyu mugabo yari yabyutse ajya kwishakira ikintu cyo kwinywera, arimo agenda barabakanguye. Nuko Serena aribaza ati papa waraye mu kagari, waraye uri mu kagari koko byagenze bite, gute warara mu kagari kandi mpari? Nuko isarambwe ati bigira ikibazo, ati humura rwose naraye neza. Umwana musaba imbabazi avuga ati papa mbabare nasinziriye ntakujyanye kuryama. Nuko baje gutembera ahangaha, ise ari kugenda amubwira uko akora akazi, amubwira uko agomba kwitwara. Navuga ati ariko se uguriye strawberry cyangwa uguriye vanilla? Umwana amubwira ati oya papa ndashaka shokora niyo nkunda. Bageze ahangaha baciye ku kigo, ndabona umwana ari inshuti yiwe, amubwira ati papa wagumye ahangaha ajya kureba uriya mwana tukaganira. Nukuri bari bakumburanye kuko naheruka ku ishuri, aragenda baganiramo. Amubwira ati se Serena bite byagenze gute ko tudaherukana ko tukiza ku ishuri? Serena arambwira ati rero maze igihe nkora ibintu, hari ibintu byanjye ndi gukora hariya mu rugo, nukuri byaramfashe. Nuko umukobwa wanjye asika umunsi mukeneye. Serena arambwira ati hari ibintu nkiri gukora, hari staff nkiri gukora, ati umfashije ejo nibwo twazahura ubundi tukagira ibyo tuganira. Umukobwa wanjye ati ubundi umeze neza? Serena arambwira ati ugira ikibazo, ibintu byose bimeze neza. Hanyuma yaramusezeye, nuko ahita akomeza ajyana papa we, barimo batembera nyine kugira ngo amutembereze ahantu hose kuko papa we yaramaze igihe mu nzu nk'umuntu urwaye. Tugaruke hano ku ishuri ryo kwa Serena. Serena yaje ku ishuri umuntu utaruherutseyo, asanga directrice umuyobozi w'ikigo mu biro kugira ngo baganire, amubwira impamvu. Nuko umuyobozi amubonye aravuga ati Serena bite wabaga hehe, meze bite ko utakeza ku ishuri, ko ntakikubona iminsi yose ishize ntabwo nende gukubona? Hanyuma Serena arambwira ati rwose muyobozi ati nakubeshye ibibazo, agiye kuvuga ibye atambwira ati impamvu ibitera bisi zigiye ziza zitererewe, bisi zigiye ziza rwose zatinze. Nuko umuyobozi arambwira ati rero ubutaha ntuzongere gucikwa, ntuzongere gutuma bisi zigucika, ujye uza buri gihe. Nuko Serena arambwira ati nta kibazo. Arambwira ati ariko niba hari ikindi kibazo wambwira, ati umenye ko ndi umuntu mukuru. Serena arambwira ati nta kibazo gihari, ati rwose ibintu byose bimeze neza, ati kandi nyizera. Nuko umubyeyi wabonaga ari umwana w'umutima mwiza, ari umwana mwiza, arambwira ati nta kibazo, ati noneho wagenda ariko ejo bisi rwose ntizagucika uzaze ku ishuri kare. Serena yarafunze. Nuko buri gitondo yagombaga gutembereza papa we, buri gitondo yagombaga kumujyana ahantu bakagenda baganira. Nuko umwana arambwira ati papa ati se nagusaba ikintu? Arambwira ati nta kibazo mwana wanjye, ati ku wa mbere ni umunsi w'ababyeyi wa papa, ati wazambara ukaza ku ishuri, ndashaka wowe na mama muzazana. Nuko arambwira ati nta kibazo njyewe nzaza ndahari kandi ngomba kuza nkagushyigikira mwana wanjye. Ubwo baraganiriye basekamo, akana gakunda se, ise nawe akunda umwana we kuko ari umwana bari bafite. Tugarutse ku kigo umunsi wari wagize, nuko mama we nk'uko bari bayimusabye araza ahangaha baravugana. Directrice yishimye, ubwo ni umuyobozi w'ikigo, wa mugore yaje n'agasuzuguro kenshi, aramusuhuza aramwihorera. Nuko arambwira ati se Serena imeze bite, afite ikihe kibazo muri iyi minsi ko atakeza ku ishuri kandi ko yari umwana w'umuhanga ku ishuri? Nuko nyina agiye kumusubiza arambwira ati ariko uruzi ko Serena ageze mu gihe cy'ubwangavu, ntabwo Serena ari umuntu wo kwirwa nigisha, ati ubu ngubu asigaye mu bahungu basanga ariyo mpamvu ataza ku ishuri. Nuko umuyobozi w'ikigo arangije aramubaza ati se ese uyu mwana ari hehe? Nuko umugore ahita amubwira ati uzi uyu mwana n'umudogiteri n'umuganga. Aravuga ati ntabwo nakuje akazi akora, ati kuko ndabizi ko se uyu mwana ari muri ba kizimyamwoto bamwe barwanya inkongi z'umuriro. Aravuga ati rero umenye ko kuwa mbere ari umunsi w'ababyeyi ba papa, ati kandi hari gahunda yabo, ubwo mugomba kuzana n'umubyeyi, ugomba kuzana nawe mwese mukaza ahangaha, kandi ndashaka ko muzazana na Serena undi tukavuga ku kibazo Serena afite. Nuko amusubisha avuga ati uvuze? Umugore avuga ati rwose uzazane na se wa Serena hanyuma muzaze ubundi tuvugane ku kibazo cya Serena. Nuko umugore yahise ahagurukana no gusezera atigendera. Umuyobozi w'ikigo aramubwira ati wakoze kuza, ubwo reka tuzasubire. Nuko yasigaye aho ngaho ari kwibaza icyabaye, ariko uno mugore yaje ahangaha avuga nabi, avuga ati ubundi wowe ko urwana n'ubumuga ko udashobora kugera ku kigo, ntabwo ushobora kuzajya ku kigo kuko ushobora kugenda ugasebya Serena
ugasanga abandi bakobwa barimo baramuseka, abandi bana bari kumuseka, ugasanga rero uradusebeje. Nuko umugore aramubwira ati ntabwo nzabana nawe, ukuri guhaye ni uko ubuzima bwanjye bwose tutabana. Nuko umugabo yahise abwira wa mugore nyina wa Selena, aramubwira ati se ibyo bintu urimo ni ibiki? Hanyuma bakomeje kuganira, ariko ubona ko umugore nyine arimo abwira umugabo we nabi. Nuko umugore akomeza kuvuga nawe umugabo yisobanura ati ese kuki ushaka guhemukira umwana kandi ubona ari wowe afite? Nuko umugore aramubwira ati humura, rero ubu ngubu njye nsigaye nifitiye undi kandi rero tuzagenda ku ishuri, uzaguma aha ngaha amutaho ngaho ahita yigendera. Nuko Selena yararanga muri salo yicaye, umugore araza aramusanga ari mama we, aza kumubwira ati kandi ubwo ngubwo rero ngubwo kuzajyana papa wawe ku wa mbere. Umukobwa mwese kubera iki? Nambwira ati mbabwire, papa wawe ntabwo agenda, papa wawe abana n'ubumuga, se ni gute uzajyana umuntu ku ishuri abandi bakaza gusa guseka? Urumva ibyo bintu ari byo? Wazaretse ukajyana undi mupapa? Nuko umukobwa mwese bazanseka kubera iki? Twira ko atagenda. Nuko arambwira ati se afite iki kibazo cyo kubagendera mu kagare ko nzi ko ngiye ibintu ishema ari papa wanjye. Nuko umubyeyi waramubwira ati rero hari ibintu byinshi utaramenya, ati ntabwo urakora. Ubwo umukobwa aramubwira ati rega ntabwo uri kubyumva. Nuko nyina aramubwira ati muri igihe kizagera ubimenye, ariko ndi kumva utagomba gutumira papa wawe ejo ku wa mbere ngo tujyane. Nuko umugore yakomeje kumuca intege. Ubwo bahise bagaruka ngaha batwereka ukuntu barimo baganira, urukundo rwakomeye rwa mudogiteri ndetse na nyina wa Selena. Baje kuganira ngaha ati njye n'ubu ntabwo ndabyakira ukuntu nzabana n'umuntu ugendera mu kagare. Ahubwo nagusabaga kugira ngo ku wa mbere uzaze tujyane, kugira ngo mbere ube umubyeyi wa mbere umugabo ube umubyeyi wa Selena, ko hazaba ari umunsi w'ababyeyi wa papa. Nuko umugabo aramubwira ati yego uri mwiza suizi se, ati humura igihe cyose uzanyenera nzaba mpari. Nuko umugore yakomeje kuvuga ibintu byinshi, avuga ati nkwiriye umugabo mwiza, undi ntati cyane rwose, tukwiriye umugabo umeze nkanjye rwose, banza unyumve, njye ngenda gukunda kandi ndabizi tuzabana neza, ahubwo ugomba kuza tukabana mu rugo rwanjye, tukaza twibana nk'umugore n'umugabo, ati biriya bintu ukabivamo. Umugore avuga ati sha nukuri nabikunda ibyo bintu uramutse ubimbwiye, nukuri uramutse wemeye ko tubana nabikunda ntava hariya. Nuko umugabo avuga se umukobwa wawe? Arambwira ati rega uriya mukobwa agomba kubana na papa we, iby'umukobwa na se njye ntabwo mbyitayeho, icyo nitayeho n'urukundo rwawe, icyo nitayeho nuko njye nawe tugomba kubana. Banyweyemo nuko bakomeza kuganira, tukibaza se biraza kurangira gute, reka turebe ko niba barize kuganira bari buze kubana. Hanyuma mu gitondo kwa mbere yari yahageze na Selena yamuzanye, wa mugabo nawe yari yabukereye, umudogiteri bari benda kubana bari bemeje ko agomba kuza. Nuko ahageze asanga umuyobozi w'ikigo baraziranye. Nuko arabaza se uyu nguyu niwe papa wa Selena? Arambwira ati yego niwe. Ati se papa wa Selena ko nari nzi ko ari mu bakizimyamwoto barwanya inkongi y'umuriro, bimeze bite? Nuko bakomeza kubiganiraho birangira bamwemeje. Hanyuma umuyobozi w'ikigo yamaze se umwana agatageza ku ishuri, bose basobanuye ko uwo mwana impamvu ataza ku ishuri ari uko hageze mu gihe cy'ubwangavu. Ako kanya isi wa Selena yisaza, Selena nawe ahita agenda ahobera se, amubwira ati papa wihangane ntabwo naguhamagaye, ati kuko mama yari yambujije, gusa bari babiganiriyeho. Nuko ise yari yaje, hanyuma umuyobozi w'ikigo aramucanga avuga ati se ni iki kijya mbere bimeze bite? Nuko umukobwa ahita avuga ati uyu ni papa wanjye wa nyawe. Undi aramubaza ati se hanyuma Anthony? Undi aramubwira ati Anthony ntabwo ari papa. Nuko uriya mugore atavuga ati ndakuzi wowe wari muri bakizimyamwoto ejo bundi wakijije umwana wari mu nkongi y'umuriro, uramukiza abantu bose barumirwa. Nuko umuyobozi yaraje avuga ati ese umugabo we ni bwoko ki? Undi naramubwira ati uyu ni umudogiteri. Hanyuma umuyobozi arambwira ati uzi ko ibyo bintu byo guhimba umubyeyi byabakoraho bihanwa n'amategeko. Nuko arabaza se ubundi Selena abana nande? Selena avuga ati njye mbana n'ababyeyi. Ese ubana n'ababyeyi bawe bose? Ati yego. Hanyuma umuyobozi bitangira kumucanga aribaza se bino bintu ubundi bimeze bite, ni iki kijya mbere bimeze bite? Hanyuma bamusobanurira. Nuko bamaze kumusobanurira aramenya ukuri, amenya se, amenya n'ababyeyi biwe. Arangije atabwira umugabo ati ndashaka ko mwese mumviramo hano, abwira n'uriya mugore ndashaka ko mumvira mu biro. Nuko umugore avuga navuga ati ubutaha ntuzongeye kumumagara rero, ntabwo wowe uzaba umubyeyi wa Selena. Bahita bagenda
bagenda nyine nta kiryo kenshi, ubona ko nyine badashaka kuba bagumana n'uwo mugabo. Ariko nyine umuyobozi w'ikigo biramubabaza, aravuga nta kundi nuko baje aha ngaha. Ise wa Serena ahita amubwira ati uzi ko nyuma y'amezi 6 nzagenda, uzi ko byemeje uvuga ngo urwaye pararize byavuyeho. Ati nta mudogiteri yarabeshyaga, hahandi nagiye kwivuza ejo bundi bambwiye ko ari ugukomereka gusa, bambwiye ko ari ukuvunika ahubwo atari pararize. Nuko bari bishimye ako kanya nyina wa Serena ahita azana wa mugabo usinya impapuro za divorce kugira ngo azisinye. Amubwira ati ndashaka ko usinya none aha ngaha, ubundi ngatandukana nawe nkajya kwibanira n'uyu mudogiteri. Bwarareba baravuga turazi se sinjya nsinya ibintu ntasomye, ndaza kubisinya nyuma. Baramubwira ati ni itegeko, ntabwo ari ngombwa ko wowe ugomba gusoma, ahubwo ugomba gusinya. Aho ngaho impapuro zari ziri aho, zimwe zigaragaza ko atarwaye pararize agomba gukira. Wa mugore aba arazisomya, aramubwira ati bya nyabyo ntabwo urwaye pararize. Umugabo aramubwira ati reba jyewe muganga yambwiye ko ntagomba kugendera mu kagari igihe cyose. Bari barakomanze, hari umuntu wakomanze, Serena ajya kureba, nuko abandi baguma aho ngaho bavuga ati njye narabyiribiye, ariko wa muganga avuga uyu mugabo azarwara pararize igihe cyose. Ako kanya umugabo yahise umugabo kabisa wambaye neza, wambaye ikoti, avuga ati ubu aka kanya ntumwe na meya w'akarere niwe unyoreje. Ati yego. Hanyuma ndafata sheke ayishyira hasi, arangije aravuga ati iyo ngiyo ni iyawe. Buri muntu uri aho ngaho ntabwo azi ikijyambere, batunguye bari kwibaza se bimeze bite. Aravuga ati asoma ya statement ivuga ngo wakijije umwana wari uri mu nkongi y'umuriro, abantu bose byari byabananiye, hanyuma arangije uramukiza. Batubwira rero kubw'ibyo wahawe sheke ya miliyoni 4 z'amadolari, wahawe na minisiteri ishinzwe iby'imiriro by'inkongi y'umuriro. Atubwo ngubwo rero ugomba kugenda ukabikuza amafaranga yawe. Umugabo kubyakira byari byamunaniye, ntabwo yabyumvaga. Ubwo abari bari aho byose byarabacanze, nuko aravuga ati miliyoni 4. Umugabo ati miliyoni 4, ahita nigendera. Abandi basigara aho ngaho, aravuga ati umunsi mwiza. Wa mugore ahita afata ya sheke areba, abona koko ni miliyoni 4. Umugore yarishimye, yishimira amafaranga miliyoni 4 z'amadolari bahaye umugabo we, n'igihembo cy'umugabo witwaye neza muri timu y'abakizimyamwoto, kuko yatabaye umwana aho bitashobokaga. Nuko ibintu biba birahindutse. Umugabo aribaza se ni umugore kujya akunda amafaranga. Hanyuma umwana nawe atangira kubona ko umugore ari we mama we ahindutse, ariko umugabo yahise afata za mpapuro kugira ngo azisinye. Umugore ahita amufata akaboko aramubwira ati ntabwo bikunda, ati cyiza nuko twakomeza tukabana. Dogiteri araho ngaho yumiwe, wa mugore ukuntu amuhindutse, ukuntu bari bapanze kubana. Nuko birangira dogiteri yirukanwe aho ngaho. Umugore amubwiye ko atanamuzi kuko yari yashatse gusenya urugo rwabo, ariko birangira basubiranye. Inkuru yacu rero irangiye, urugo rwongeye kuba urugo. Hanyuma uwari igicibwa niwe ubaye umugabo, ahubwo yabaye umugabo niwe wirukanwe. Bigaragaza ko umugore agarukiye urugo